Alo Goodrich. Mwiriwe neza. Yenda bakeneye cyane rwose. Bamwe kunabona nitonda bakeneye cyane ikibazo kimuhoye. 078 Yego. 25. Turavugana nande? Avugana n'Imana Oziya. Oziya werereye. Wereye Muhanga. Ikibazo cyangwa igitekerezo Oziya? Igitekerezo cyanjye. Jewe nagiranye ikibazo na kampani yitwa Emitara. Kampani yitwa? Emitara. Kampani ikora iki? Ikora amabuye y'agaciro. Neza. Muraho. Ndetse kamana benda ku Kamonyi. Nanjye mfite ikibazo ko mukuru wanjye yashatse ko yantwaye irage ryanjye nahawe n'ababyeyi. Byagenze bite twumve ko iryo rage ryagaruka? Byagenze bite? Aho kugira ngo yishimire ko ari gutera imbere ahubwo uragira akantu k'ishyari avuga ngo wumva nimba yaguze imodoka nyine ubwo cyabaye ikibazo. Alo Goodrich. Muraho. Muraho neza. Nari mbonye kuri televiziyo yanyu. Yego. Iyi nomero muri kuvuga ibintu by'amashyari n'amasambu. Yego nibyo turimo. Nzizera Aimable ntabwo muzi. Inde? Nzizera Aimable. Ntabwo tumuzi. Okay. Ni muntu ki? Arimo kutugusa umutungo wacu. Dutangirira uko bimeze kugira ngo tubyumve neza. Okay, Nzizera. Umuntu wegereye Nkundabanyanga Eugenia. Umukecuru waburanye isambu. Agashyirwaho ibya jenoside n'umugabo witwa Karangwa Charles. Bimwe bya Kicukiro? Yego. Noneho Nkundabanyanga amaze guhabwa isambu ye. Ubu Nzizera yagabanyijemo kabiri. Avuga koko ngo ubu ari kuburana ko aduhaye miliyoni 150. Yarazibaye se koko? Turi abakene aho twatuye baratuzi nta n'igiceri geze aha umuntu wese. Uretse mama yahaye miliyoni zigeze ku 9 yabaraga nabwo mu majana 400 500. Hari n'andi igeze kuduha miliyoni na 300. Yego. Icyo gihe yasinyishije mama miliyoni 5 aha mama miliyoni 1 na 300. Yamusinyishije 5 ko numva ari igisambo ruharwa. Icyo gihe hari 2018. Mu kwa gatatu ari gatanga ayo mafaranga miliyoni 1 na 300. None ubu ngubu yarafunzwe yari yashyizeho mu jenoside nanone. Yego, iyo kese twigeze kuyumva mu bitangazamakuru. Noneho mu kwa kane ubundi yafungishije mama na mukuru wanjye. Bavuyemo hashize ibyumweru 3 babafungiye igikondo kuri RIB. Noneho nawe arafungwa. Nawe urwo yabaciriye baramuhindukirira. Ariko yari abashoramari baje kubaka iyo sambu. Yari yabariye? Miliyoni 290. Nazo nizo yari no kuri banki Remera twagiye dukuraho ibipapuro. Yaragiye atwara mama kuri banki Remera African Bank. I think it is African Bank. Yabajyanyeho mama wanjye na mama wa Nzizera mu kabari Sadomi. Yego. None abagejejeyo avuga ko mama ari nyirasenge abwira manager w'iyo banki. Bafunguza banki ngo yo kuri company yabo yitwa Amarebe Investment. Noneho babashoramari bamuhereza amafaranga noneho avuga ngo nta ya komisiyo. Bagashyira kuri ya bank account yitiriwe mama wanjye na mama we mu kabari Sadomi. None ubu tuvugana nta kintu na kimwe mama afite. Ari mu mazi abira mama kandi n'abashoramari yarabibye yarabariye. Aburetse gato iyo kese yuko agiye kubasinyisha kubafungurizaho konte yabaye nyuma y'ibyambere.
yego yabaye nyuma y'ibya mbere muri aya mezi. None se ubundi Nzizera mupfana iki? Nta na kimwe yaje yisunga mukuru wanjye amushuka 2017. None icyo gihe 2017 muri perezidansi bari bahize umuntu ufite isambu yacu binde kumbe yari Nzizera Aimable bamubuze. Noneho twewe tujya Kicukiro na mama baduhereza umuntu wo kutufasha mu byo kumenya iyo bank account ifite umuntu wabitse wafashe ama credit ku isambu yacu. Muri RDB baduha ibipapuro rero baramuhamagara usanga ni Equity niyo yari yarafatiriye isambu yacu aragurije Nzizera miliyoni ku isambu yacu zingana na miliyoni 185. Ubwo bari baragwatirije muri 2015 mu kwa kabiri. Yego. None 2017 gushira Presidence yifuza ko dusubira mu isambu barebye basanga n'uwo uriho ideni rya banki. Baramutegeka mu masaha 24 yishyura ayo mafaranga. Yego. Nibwo rero yagiye yambura abantu yishyura ayo mafaranga kuko bari bishyemo miliyoni hasigayeho miliyoni 155 zitishyuye. Azishyura mu kubana bwangu muri uko kwishyura afatana na mukuru wanjye. Avuga ngo n'umuntu mwiza agiye kudufasha kuburanya Karangwa isambu yacu tuyigarukana. Ubwo rero muri perezidansi baratubujije tugasinyira umuntu wese uko dupfuye kubona. Rero akazagenga yihengekana mama n'uwo mukuru wanjye kuko babanaga. Akabasinyisha akabaha amafaranga atarayo banasinyiye. Mama ku buryo 2010 muri 2020 bamufunze. Mu kwa kane Nzizera yabonye mama afunguwe mu wundi mwaka kuko bamufunze amezi 9 amageragere. Afunguwe Nzizera azana umugabo witwa Minira Jabu ngo agiye guha mama amafaranga yo kwifashisha miliyoni 10. Asinyisha mama urupapuro noneho agiye. Ese mama wawe azi gusoma? Nabyo azi ariko na mukuru wanjye yararindagiye kandi na mukuru wanjye ntiyizi. Ni ukuvuga ngo yasinyishije mama miliyoni 10 ngo umugabo agiye kuzimuha. Bajyana hamwe agarukana miliyoni 1.5. Mama yarangije gusinyira miliyoni 10. Urumva ni cya kibazo cyo gusinya impapuro mutabanje kumenya ibiziriho. Ubwo rero kano kanya tuvugana Nzizera nubwo afunzwe arimo abantu miliyoni nyinshi z'amafaranga y'u Rwanda utamenya na amamiliyari. Ari leta arayihuguza, ari abantu batishoboye arabahuguza. Oya nene nk'ubu dosiye urukiko rwamuhamije irihe byaha? Ubu nyine ari kuburana kuri abo bashoramari b'abarundi baje mu isambu yacu. Nibo bamufungishije natwe rero iriya kesi yuko yafashe icyangombwa cy'isambu yacu akagishyiraho nyina mu Kabalisa Domina. Isambu yacu akayigira ngo ni ya company ni company yitwa Amarebe Investment. Itanabaho ari baringa. No muri RDB bayandikishije. Noneho ikaba ari nyino yikuriye mu Kabalisa Domina. Mu Kabalisa Domina kuriye company y'Amarebe Investment yubaka. Noneho bakaba bafitanyije n'isambu na mama akaba ari we Chairman mama wa Nzizera. Urumva Nzizera ni umuntu uzi gupanga ibintu by'uburiganya cyane. None yabanje no kwimisha abavoka bacu kuguhenga. Yahise afata isambu ayigiriye abavoka bigisayo ntibahembwa. N'ubu abavoka bacu ntibahembwa kuko ari batatu. Noneho umbwira urwo rubanza uko ruzarangira. Ntiturahemba abavoka miliyoni zigera muri 45 cyangwa zinarengaho kuko hari imanza bagiye baburana. Yego. Uwa mbere yaburanaga Nziza muteranyije na mama atumurimo miliyoni 15. Uwa kabiri nawe yashatse aramuzana ati buranira mukecuru ntiyishyuwe.
kandi nabwo yaburanye imanza ebyiri, yaburanye urw'isambu yacu iragaruka n'urwa jenoside yafashaga, ubundi yaburaniraga amahame bya jenoside. hanyuma se ko bigaragara ko uko numva ushobora kuba warizi, nta buryo wakurikirana ngo umenye ko haba hari imitungo ya Nzizera yabihishe, yaba iyo yanditse ku mazina yabo mu muryango we? Nzizera imitungo ayandika ku bandi bantu kuko nta kintu bamusangana. Iyo barebye amafaranga yahuguje nta na kimwe kimwanditseho. Buriya ni ukuvuga ngo afite abantu bandi batamenyekana mu gihugu biyandikishaho imitungo yasahuye abaturage akabyitirira ibyabo banarikarije. Buriya nicyo kintu tuba tugomba gufasha inkiko, tukiyaranja tugashakisha amakuru nk'ubwo ubushinjacyaha bumufite, tugashakisha amakuru y'abantu yaba yabikijeho iyo mitungo, nabo bakabazwa imvano y'umutungo bafite. wabamenya ute ko bakurana? Ni ikibazo nyine kubamenya, ariko hari abajya babamenya nta kintu kijya gihishwa ubuziraherezo. Hari igihe umuntu ashobora kutwumva gutya akaduha amakuru kavuga ati yewe nzi umuntu, harya tubwiye ngo yitwa Nzizera Aimable. Umuntu abantu bazi Nzizera Aimable bakaduha amakuru bati uyu muntu nzi ahantu yaragije imitungo runaka yiba abantu, hanyuma natwe n'itangazamakuru tukabishyikiriza inzego bireba. Ariko indi nama nakugira, nk'uko perezidansi yari yabafashije, wakongera ukayiga na buriya niyo ishobora kugira ikintu gufashamo, bagakoresha n'izindi mbaraga bakaba bashakaho iyo imitungo ihishe, kuko ntabwo ayo mafaranga yariyenga yamare. Ndaza gukoreza kuri WhatsApp impapuro agiye abifuza amafaranga nka miliyoni 61, 69, 65 gutyo abikuza kuri account ya mama na mama we. Kandi icyo gihe araduteranyije n'umuryango, mama twita abanzi ngo twebwe turamugambanira, bagenda badusebya cyane ngo turabagambanyi, twebwe twafungishe na mama ngo tukamushyiraho jenoside. Ntabwo abana ntabwo bahemukira umubyeyi wabo. Hanyuma izo nyandiko urazinyohereza kuri 078 25 uretse 078 24 04 753 yego gusa urakoze. urumva rero ikibazo cy'ubuhemu, ubwambuzi, ubushukanyi, ubujura, ubugegera, mana yanjye, bantu mufite ingeso nk'izo mucire birarura. Ubu hari benshi biyemeje ngo barye imitungo y'abandi, ngo bajye ngo imageragere ngo barahamara amezi ngangahe imyaka ingahe bagaruke barye ibyo bibye. Ayinya mugaruke murye ibyo mwibye. Urumva Godrich, Godrich, mwiriwe general. mwiriwe, amakuru yawe? General hano aha, turi mu kiganiro. Urumva ikintu cy'ubujura, ikintu cy'ubusambo, kwigwizaho imitungo, guhemukira umuvandimwe, mu Kinyarwanda baravuga ngo amapfa arashira ariko igihemu ntigishira. Ushobora kwiba ugira ngo wivure iyo nzara, ushobora kwiba ugira ngo wirunde iyo mitungo, ejo ntibiguhire bikayoyoka, ariko umuvandimwe baramwikuyeho. Kandi kugira ngo usobanurire umuntu ngo icyabinkoresheje yarinda, biba bigoye. Abantu mudukurikiye muri mu magereza atandukanye, turabizi neza ko bamudukurikiye, abantu bari mu mageragere n'abandi bari mu magereza y'uturere.
nyabuna mujye muba muri aho ariko munibuka icyahabajyanye, kuko guhemuka ibintu muba mwarasize mukoze nzizera, gusiga atoranyije imiryango, gusiga wanditseho ideni abantu, nkaho ntubukwiriye no kuba muri sosiyete. Aho bukwiye haba ari nkaho ngaho rwose, kwiba abantu inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri ukabigira iturufu, ukabigira baho ngaho widegembya, wiba abantu, wiba abashoramari bagashora imari mu gihugu, nawe ufite intego yo kwiba, aho kugira ngo babyaze umusaruro, ubereke amahirwe igihugu gitanga, ayo mafaranga uyaryeho mu buryo bunyuze mu nzira nziza, urashaka kubarya, kubiba, ni umuco mubi. Tugarutse mu kiganiro u Rwanda twifuza, ari nako tugenda twakira ibibazo, ibitekerezo, inyunganizi ku bijyanye n'insanganyamatsiko y'iki kiganiro, aho turi kuganira ku nzangano n'amakimbirane bishingiye ku mitungo. Ibyo bintu rero bikomeje kubangamira abantu, bikomeje no kwanganisha imiryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ari nacyo rero tuba turaha kugira ngo dufatanye n'inzego bireba kugira ngo mene abo bantu bige kandi bagerageze gukira izo ngeso mbi. Izo ngeso mbi kuko nizo zizamuka mukazishyira no mu bana bato. Nyabona tubisubiramo kenshi, mujye mwiga kubana na bagenzi banyu aho kwiga guhemukirana nabo. Aho kwiga guhemukirana nabo, ukiga kubana nabo neza kandi mu mahoro. Uyu ati nitwa Nadine, ndabakurikiye 5/5, nawe turakurikije Nadine. Anako dusuza abantu bari mu bice bitandukanye by'igihugu, mu majyepfo, mu majyaruguru, uburengerazuba n'uburasirazuba, abantu bari hano i Kigali, i Nyarugenge, aho Goodrich ikorera hano mu mujyi, turabashuhuje. Mugire ibihe byiza. Hanyuma rero telefone ni 0788838582. Hari umuntu utwandikiye atubwira ko afite ikibazo kijyanye n'amasambu yasizwe n'ababyeyi, ariko hakaba hari mukuru wabo wayariye. Ntabwo message isobanutse neza, uraza kutwandikira ubutumwa bugufi nyuma y'ikiganiro kuri 0788250453 tuzagikurikirana. Alo Goodrich. Alo. Muraho. Amakuru. Turavugana nande? Mutoni wahe? Insanganyamatsiko yacu wayumvise? Banzo yumve hanyuma uze kugaruka, hanyuma ukaza kutwandikira nyuma y'ikiganiro 072504753 ukandika ubutumwa, turakwakira. Alo Goodrich. Alo. Uragabanya televiziyo yawe. Wayigabanyije televiziyo? Turavugana nandereye.
insanganyamatsiko yanyu nayumvise nanjye nari mfite ikibazo cyo mu miryango. Kimeze gite? Nyine ni umuryango ugira umusore wo kwa papa. Nyine ngo babona nzabakirana ngo nzabarengaho nkagera ku byo batigeze bageraho. Ubwo birirwa bakuroga? Yego. Nyine nkagwara mu nda ariko byarabananiye kuba banyica. Ubwo barakuhumanyije? Naje nguhe nimero z'ahantu bakuvura, bakanagutsirika rwose bakaruhira ubusa, bakajya babyohereza bigasanga ubusa. Ngo bivuza ko nazashaka cyangwa ngo mbyare. Kugira ngo utabyara abazaza kuburana ayo masambu, uzi ukuntu abantu ari babi. Barakuzinga bakakuzinga kugira ngo ntazagire icyiza kikubaho, nukorera nayo mafaranga gushe mu myanya y'intoki, ariko ubundi icyo baba bagamije bamwumva utanabaho ni ukukwica uhagaze. Nibyo bashaka. Mu izina rya Yesu abo turabatsinze n'amadayimoni yabo. Ahubwo ndaza kuguha izo nimero wakande vuba bazakuvure, n'abandi nabo bifuza, cyangwa se unyandikire kuri 078 yego 078 25 04 yandike utari live 078 25 04 hanyuma igitekerezo inyunganizi nabo bashaka ko izo za karande, kuko birababaje kuba umwana abo yakabaye yarasigaranye n'ababyeyi bamukurikiranira ubuzima, ababyeyi be baritahiye, nagizwe ayo mahirwe yo kurerwa n'umuryango wowe uhari, uri nka se wabo, uri nyina wabo, uri nyirakuru, uri mukuru we kwa se wabo, ukumva ahubwo n'uwasigaye wamukora kugira ngo wikubire utwo ababyeyi be basize. Ese ubundi wabivuze neza bakabiguha, ariko ukareka kwirirwa ujya kuroga abantu, kwirirwa wiruka mu bapfumu ngo munyicire wa muntu, mu ndegere wa muntu, arankiranye. Ibyo bintu nyabona umutego umutindi uhitana nyirawo, kandi burya nibo bibabaza. Iyo aguciyeho yigendera atanazi n'ibyo wirirwamo, ni wowe ugira ikibazo ku mutima, ni wowe bihora bikumanga, ni wowe ugira ikibazo ku mutima rwose. Kugira iki? Alo hanyuma rero abantu bakomeje kwandika ubutumwa butandukanye. Uyu nawe afite ikibazo, nkareba abavandimwe ko mbona bagiye kumarana amasambu kagiye kurikora. Izamu itaguha n'ibihumbi 300, uri umusore ufite amaboko wanayakorera n'igihe cy'umwaka umwe, cyangwa biterwa n'ubushobozi ufite, haba mu mitekerereze cyangwa mu mbaraga z'umubiri, ushobora no kuyakoresha cyangwa ukayakorera mu gihe gito. Ayo mafaranga ajya gutandukanya n'inshuti n'umuvandimwe mukwiye kumarana igihe kirekire cy'ubuzima bwanyu, mufatanya urugendo rw'ubuzima, ariko ko akantu k'akamanyu k'umutsima kakaguhemuza, akantu gato cyane kakaguhemuza, ugasanga uwari inyangamugayo abaye ibihemu.
ibyo bintu rero mwige kubana n'abantu neza, ariko nyabona mwe aho mutuye ntimukemere ko amakimbirane nk'ayo azamuka ngo agere ku rwego nk'urwo rwo hejuru, aho ubonye bahora mu ntonganya birirwa bapfa ubusa, ugasanga umuryango niwo urwaza bwacye kenshi cyane, buri gihe abana babo abuzukuru buzuye mu rugo, ukagira ngo uwo muryango noneho niho hibera amadayimoni, niho za karande zituye zose. ni umuryango abuzukuru baraho babyariye aho, abuzukuruza nabo baraza babigenza batyo. aho hantu ubundi urumva za karande zahabura, ziba ziri za karande zikomoka hejuru iyo muri bya sokuru bamwe baterekeraga. sokuru wawe kwa nyoko cyangwa se kwa so, ugasanga ibyo yakoraga nk'imubikora bigabakurikirana, noneho bikanabateza umwiryane hagati yanyu. bikanabateza umwiryane hagati yanyu, nicyo kibazo gikomeye cyane. ni ikibazo gikomeye cyane, ari nayo mpamvu rero tugomba gufatanya kugira ngo dushake umuti. hanyuma rero telefone muhamagaraho 0788 cyangwa ukohereza ubutumwa bugufi. ushobora kuba ufite ikibazo kijyanye n'amakimbirane ashingiye ku mitungo, ashingiye ku buriganya, barambuwe, barakugiriwe akarengane, duhamagare. icyo dukora twebwe tugukorera ubuvugizi, hanyuma tukabishyikiriza inzego bireba mu gihe gito, tukaguha igisubizo cyabyo. Alo Goodrich, alo wowe banza umenye icyo ugiye gukora, ubone kongera guhamagara, kuko nimba ufashe umwanya ugahamagara ugomba no kuba witeguye gutanga icyo gitekerezo. uyu nawe ati abantu nk'abo bakwiye gukurikiranwa bagahanwa n'inzego zibishinzwe, mumfashije mwayisoma yose abantu bakayumva bakasengera. murakoze. nitwa Nadine, mberereye mu karere ka Nyamagabe, gusa ndasaba ubufasha bw'amasengesho. mfite umwana w'umwaka n'amezi 5 urwaye umutima, mbimenye vuba kwa kane nibwo nzamujyana i Kigali ku bitaro. Nadine rero hano tujye tugira umwanya wo gusabira abantu ubufasha, tuzagushakira umwanya. aba bantu hano tujya dufatanya mu gutanga ubufasha bw'abantu bababaye, burya ntawe umenya ejo ko buzira hameze. niyo mpamvu tugira neza tukigendera, ineza tukayisanga imbere, ariko bitavuze ko hari umuntu witeguye gufasha Nadine ubu ngubu. ariko buriya biba byiza twe dusabira umuntu ubufasha twabanje kumusura, tukamenya koko ibyo atubwira nibyo, tukabyereka abakurikira Goodrich TV, hanyuma muri wa mutima wabo wa kimuntu bagafatanya nawe kuvuza uwo mwana. ariko ubu ngubu message ubuduhaye ibikirimo gushidikanya, ntabwo twahita tuvuga ko uwo mwana arwaye cyangwa se atarwaye. tujya duhura n'amakesi menshi y'abantu b'ababyeyi b'abatekamutwe, ugasanga kubise igipupe mu mugongo, aragiye hano ku muhima, agiye nk'abandi babyeyi, tukabona ameze nk'ugiye gukingiza cyangwa se gufata imiti y'umwana, cyangwa se nawe birashoboka.
ariko afite gahunda yo kwiba ababyeyi bagenzi be. Rero tugomba kugira amakenga, ariko nyabona igihe tuzaba twagusuye tuzagusabira ubufasha, kandi twizera tudashidikanya ko uzabuhabwa, kandi umwana arakira. Abanyamasengesho badukurikiye kuri Goodrich TV, Musengere Nadine uherereye mu karere ka Nyamagabe, yabasabye ubufasha bw'amasengesho bw'umwana we w'imyaka 5 urwaye umutima. Hanyuma rero dukomeze n'ikiganiro u Rwanda twifuza. ubu turi no kubakorera ubuvugizi. Hari abantu twari twavuganye ko uyu munsi bagomba guhamagara bagakorerwa ubuvugizi, ariko ubwo ngubwo nimba nta batabonye umwanya, ubwo bazategereza mu mpera z'ukwezi. Ikiganiro rero mu Rwanda twifuza ni ikiganiro kiba ku wa mbere no ku wa kane guhera 10:15 kugeza 11:45. Ni ikiganiro kandi kibanda ku nkingi enye za guverinoma: imibereho myiza, ubukungu, iterambere n'ubutabera. Iki gice rero tuba turimo tuba twinjiye mu butabera, aho tuba turi kumva akarengane muba mufite abo mu miryango, hanyuma byaba ari ibibazo biri gukurikiranwa mu nkiko, tukaba twagufasha kuguha ubugororangingo. Byaba ari bitarajyamo tukagukora ubuvugizi kugira ngo muri cya cyerekezo cy'u Rwanda, ya ntumbero yacu twese, ntazagire umuntu usigara inyuma kubera ko yazize bamwe. Ntawe igihugu giha uburenganzira bwo gukandamiza mugenzi we. Aro Goodrich, nta muntu n'umwe uhabwa uburenganzira bwo kubangamira mugenzi we. Ntawe pe, nta tegeko na rimwe rihari. Gusa bishobora gukorwa n'abantu bamwe n'agatsiko kamwe kagambiriye inyungu yako bwite, ariko atari mu nyungu rusange. Hari abantu tujye twumva barenganywa n'inzego, tujye twumva barenganywa n'inzego, ugasanga umuntu urwego rwakamurengeye, urwego rwakamutabaye mu kibazo arimo, nirwo ruri kumurenganya. Hari abantu bigize utunana mu midugudu aho ngaho muri, acaho mugakoma amashyi. Nta muntu wo gusenga kuri iyi si. Icyo tuberewe no kubahiriza amategeko, ariko nta muntu wo gusengwa. Cyubahiro ni icy'Imana, ntabwo ari icy'umuntu. Icyo umuntu yakora wamugabiye yakwirahira, ariko ntiyagusenga. Ibintu by'ibyubahiro muba mushaka kwiha ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo rwose, ndabarahiye. Ni umuco mubi, ni umuco mubi. Ariko turashima leta y'u Rwanda yashyize umuturage ku isonga. Umuturage arajya ahantu ari hose akishyira akizana, serivisi arazihabwa. Niyo hajemo za birantega, inzego zirabitangira kugira ngo abo Goodrich turavuga ahandi.
inde jya ubanza ugabanye televiziyo yawe kuko ntabwo uzajya telefone n'ikibereyeho nimba twakwitabye gabanya televiziyo yawe hanyuma wumve ijwi rituruka kuri telefone wowe kumva ijwi rituruka kuri televiziyo haba hari gucamo umwanya ntabwo biba bikujyana rero ntabwo waba ugize igitekerezo cyiza cyo guhamagara ngo udusangize igitekerezo cyangwa hanyuma ngo ubure hanyuma reka dusome mesaje hano nk'eshatu hanyuma ati uyu ni ati mwakoze gutegura icyo kiganiro nitwa Delphine ntuye hano i Kigali urakoze nawe Delphine abantu batuye i Kigali mwese turabashoboje ubundi Kigali ni umurwa mukuru w'igihugu ni umurwa mukuru aho abantu bahurira bagahaha bikagenda ariko ni nawo murwa mukuru urimo ibisambo kabombo niho hacururiwe imigambi yo kujya kwiba imitungo yaba mu ntara ugasanga umuntu aho kugira ngo yige umushinga wo kwiteza imbere yige umushinga wo guteza imbere agace atuyemo ari kwiga umushinga wo guhemuka gusa icyiza ni uko nabonye nta muntu ujya uhemuka ngo bimugwe amahoro ushobora kuguhira uyu munsi n'ejo ariko ejo bundi ntibikunde ariko ejo ntibikunde nyamuna niyo mpamvu tubabwira ngo mwige kubana neza n'abantu mwige kubana neza muri sosiyete mwe kuba ikibazo muri sosiyete mwe kuba ikibazo muri sosiyete kuko byagaragaye ko uko ugenda uhemukira umuntu usibye uhemukira nawe ubwawe bigomba kukugiraho ingaruka kandi zinakomeye abo Goodrich umeze ute ikibazo cyawe kimeze gite hanyuma kabasha kumenya uko ikibazo kimeze abo Goodrich alo amakuru yawe turavugana nande uyu nawe ati mbereye Inyamagabe mfite ikibazo ati mu mudugudu wacu hari amabandi atega abantu nimugoroba ntabwo utubwiye umudugudu wariwo utubwiye akagari nimujye kwandika message yandika ugaragaze aho umudugudu aho babategera ngo nihe ku buryo twarangira n'inzego z'umutekano w'ahantu bakaza kubafata ibintu byo gutega abantu bari abantu bazindutse bajya mu kazi amasaha bari kuyagana ku musozo w'umubyizi wabo nawe wiriwe mu buriri uryamye uracungana n'igicuku kugira ngo ujye guhagarara muri twa tuyira turi mu makaritsiye
ubambura ibyo bavuye guhaha. Nyamara amaboko bafite nawe urayafite, ibitekerezo bafite nawe wabigira, amashuri bize nawe urayafite, ariko aho kugira ngo utekereze nkabo bikakugora, ukwiye gutekereza uburyo uri bubambure utwo bavuye guhaha. Biriya bintu rero ntabwo bijya bihira abantu kenshi. Ubikora uyu munsi ukamwiba akavuza induru ukirukanka ugacika bwa mbere, ukabikora ku nshuro ya kabiri ugakwepa ntubure umuhini n'umurya, ubwo ingingo batangiye kuzivunagura, rimwe ukazanashyekerwa ukajya mu bipangu kurira bakakuvuna amaguru yombi, ugatera intimba ababyeyi bakwishyuriye ishuri bazi ngo uzavamo umugabo, uzavamo umumama mwiza, ubakure muri bwa bukene bagiyemo kubera wowe ugiye bagurishaga isambu bakoragamo agafuka k'ibishyimbo. Ariko kugeza amagingo aya ibigo by'inzererezi nta na kimwe utarajyamo. Ni ikibazo nyabuna tuba dukwiriye gufata imyanzuro tukiri bato, tugifite imyaka yo gukora, kugira ngo tutazisama twasandaye ugatangira kwicuza ufite imyaka 50 ngo iyo nza gukora iki, iyo nza gukora iki, kubera iki se wabitangiye harabura iki? Hanze hari amahirwe duhabwa angana, aho kugira ngo wirirwe ku mbuga nkoranyambaga, va mu rugo ujye gukora. Naho ubundi abanze gukora bakishora mu nzira z'ubujura, mu nzira z'ubuhemu, ubu bari muri za gereza. Utarize azagaruke, ubwo turamwiteguye. Alo Goodrich, muraho? nanjye mfite ikibazo ko mukuru wanjye yashatse ko yantwaye ibage ryanjye nahawe n'ababyeyi. Byagenze bite? Twumve ko iryo bage ryagaruka. Byagenze bite? nyine barabimaye bampa n'inyandiko yazo, arangije mukuru wanjye arazinyereza, akajya agenda avuga ngo ahantu naho umuryango, ubwo rero arahanyambura nyine, turaburana tuburanye nyine, abayobozi b'akagari bakajya bahiga bakanga kunyandikira. Bavugaga ko baguhaga iyo mpamvu ko batagomba kukwandikira? Impamvu bavugaga mukuru wanjye yaritwazaga ngo harimo imva y'umubyeyi wanjye, noneho bakagenda bavuga yuko ngo ngewe ngo ndimo ngo kuyifata ngo nkayisibiranya kandi ikoze na beto. Nanjye ndababwira ati ngewe ntasibiranyije kandi uyu ni umubyeyi wacu twembi, ahubwo abakuru banjye baba bashaka kugira ngo bahantware kuko nahawe n'ababyeyi inyandiko bari baranyandikiye barazitwaye. Ubwo rero ndangije bakuru banjye bagiye kugurisha ingarigari y'ababyeyi yari isigaye, ubwo ngubwo noneho mbibangiye bavuga ngombwa ko banyandikira indi kayi. Banyandikiye indi kayi njyana kwa gitifu w'akagari yanamwiteraho kashe. Ubwo ngubwo gitifu ndamubwira se ko wanze kunterera kashe ni ukubera iki? Gitifu arambwira ngo subira ngo iwanyu ngo ugende ngo banyungukire muri ibijyanye n'umuryango
numvise ngo ufite ikigo yo gushaka gusiba imva y'umubyeyi wanyu naho gasigaye ibyo ntabyo nakoze ariko bakuru banjye bagurisha ingarigari twahuriragaho ahasigaye n'ahandi no mu nyandiko banyandikiye indi mbere ngiyi intereraho kashe ayana kuyiteraho ngo hashize imyaka 2 yaranze kunterera kashe kuri iyo kazi. None ubwo bakuru bawe baragira ngo bigende bite ko bagurishije nako wagombaga gukuraho nawe irage? Icyo bashaka no kugira ngo kubera ko aho hantu handitse imiturire banze kugira ngo baze kuri icyo cyangwa ko yakibaruje uwo mukuru wanjye ashaka kugira ngo nyine ahantware yitwaje ngo naho umuryango. Yego. Ubwo rero kuko aho hantu handitse imiturire harimo imisoro ni ukuvuga ngo buri mwaka uko ushize hajyaho umusoro buri mwaka uko ushize hakajyaho umusoro kubera ko ari uriho ngewe ntabwo njya kuhasorera aho hantu kandi ari ahantu hakwanditseho nyine handitseho uwo mukuru wanjye ushaka kuhanyaga. Arabyemera ko ari ahawe se? Arabyemera ko ari ahawe? Arabyemera na bashiki banjye na bakuru banjye bandi bose barabyemeza usibye uwo nguwo uri ku cyangombwa niba ushaka kuhanyaga avuga ngo naho umuryango. Harya wambwiye ko ari utuye? Nitwa Feka mu karere ka Kamonyi aho bita mu mudugudu wa Kabugondo umurenge wa Mugina. Ubu uri mu murenge wa Mugina? Baza kuguhamagara umpe nimero z'aba bavandimwe bawe mbabaze impamvu bashobora kuba nawe hari ikibazo ufite. Nta kibazo rwose yego ndakuvugisha mvuye mu kiganiro. Rwose murakoze mufashe rwose babyeyi cyangwa nubona nibagiwe uze kumpamagara kuri nimero ngiye kukubwira 078 nimba uri kureba televiziyo ni 078 25 izo ni izanyuma ni iz'inyuma ya studio 078 25 04 ubutumwa bugufi ntabwo bayihamagara keretse ngewe ndakwihamagarira iyo mbonye ikibazo gifite wujuje ibisabwa ni ukuvuga akagari umurenge nuko ikibazo giteye nimba ari urwego wakigerejemo kugira ngo bidufashe kumenya uko aho duhera dukora ubuvugizi. Abandi rero nabaga kuri 07883 uyu muntu rero nawe ati umugore yanditse ubutumwa bugufi avuga ko umugore yamwirukanye mu nzu ariko noneho ngo bakaba bari bafitanye isezerano batarahabwa gatanya umugabo akajya kwikodeshereza ahandi nyuma umugore akaza kumusangana n'undi mugore mushyashya. none ibintu byabaye nduru. uyu mugabo ko nawe kwihangana byamunaniye yawihangana ugategereza gatanya yawihangana nyabona ko kwihangana bitera kunesha ubwo waguye mu mutego w'ubushoreke. ubwo gatanya rwose igiye kwihutishwa vuba n'umugore kuko yagufatiye mu cyuho usambana n'umugore utari uwawe kuko ntabwo yari yabwakurekurire uburenganzira bwo kujya gushaka undi mugore. wowe rero ntiwakurikiza kwihangana kwawe agufatana n'iyo nshoreke.
ni ikibazo gikomeye. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ikibazo cyawe kigeze he? Turakumva. Rumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Twige kubana n'abandi nyabona. Urumva nk'uyu mugabo wumva wamufasha iki? Umugabo ufatirwa mu cyuho ari kumwe n'inshoreke, wajya no kumukorera ubuvugizi avuga ngo afite ikibazo yavuze aranga umugore yaramwirukanye ugasanga ari kumwe n'iyo nshoreke nanone, ubwo urumva wamukorera ubuvugizi ushingiye ku ibyo umugore aba akurega ko biba biguhama. Aragudu iki? Mwiriwe. Aho ni ikiganiro kirimo gita kuri televiziyo. Yego. Cyangwa gihanze. Gihanze tuvugishe, uyu niwo mwanya tuba twagennye kugira ngo tuvugane namwe. Ubwo urumva ni ikibazo gikomeye cyane, ntimukanadukinisha hano mu itangazamakuru. Wowe ugiranye ikibazo n'umudamu wawe, aranakwirukanye mu nzu, birumvikana, ntimubashije kumvikana, ugiye gukodesha hafi aho. Ikibazo n'ubundi cyatumye uva muri urwo rugo nuko umugore yagukekaho ubwo bushoreke, kumuca inyuma, gusahura umutungo w'urugo, uwushyira inshoreke zawe, hanyuma bidatinze kabiri hadashize n'icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri bakagufatana n'iyo nshoreke yawe. Noneho aragiza ngo tugukorere ubuvugizi ngo umugore yarakwirukanye nyine ntabwo ushobotse. Wumva iyo mico yawe yayishingira se aragudurije? Iyo mico yawe urumva ari nde wayihanganira? Murahinze mwejeje ibishyimbo imifuka 2, leta y'u Rwanda yabahaye uburyo mugomba no guhingamo ikanikubika banine bitewe n'uburyo bamwahinzemo bwa kijyambere, aho kugira ngo wa musaruro wejeje muwuhereho mureba ibikoresho bikenewe mu rugo, mwizigamira kugira ngo muzagura kandi gasambu kungikana nako kugira ngo umusaruro wiyongere. Urimo urasahura ushyira inshoreke zawe, urimo urasenya urugo rwawe, urimo uricisha abana inzara. Urimo uratuma abana batabona ibikoresho byo kwiga, urimo uratuma kandi abana bagira ibibazo by'ihungabana bikomotse kuri ya makimbirane mugirana ya buri mwanya. Uza yuvuye wahaze, ibyo wajyanye babikugaburiyemo, abandi usanze bishwe n'inzara ukaza ukubita usandagiza ibyo usanze. None nk'abo rero nta buvugizi tuzajya tubakorera, kuko nta karengane muba murimo, muba mwarwishigishiye, mujye munarusoma. Mujye murusoma kabisa, muhame hamwe kabisa. Araguduriki muraho? Yitwa Rwasigitiremo. Yego Feremo. Abantu mu karere ka Ruhango. Yego. Umurenge wa Kinanzara, Akagari ka Rutabo.
aha ikibazo igitekerezo inyunganizi ni ikibazo naguze isambu aha muri 2001 uyiguze nande nayiguze n'umugabo bita Imana Posiyani wari warakoze muri iyo sambu. egera ahantu hari network kugira ngo tubashe kumvikana. ndabumva bayiguze na Posiyani wari wararokotse aho ngaho nyine umucika cumu noneho ubwo nayiguze muri 2001 haza kuboneka abana muri 2023 abana be oya n'abana baturutse mu mutara nyine ngo aho yabaga abereye se wabo. bisobanura neza tubyumve. waguze isambu na Posiyani warokotse jenoside yakorewe abatutsi. yego abo bana babonetse bari abandi? abana barokotse bari ab'umugabo babiri ngo bari babiri. ariko si ubwo butaka bari babufatanyije nk'abavandimwe cyangwa se bwari ubwa Posiyani ku giti cye? yari isambu ya se nyine niyo wari warahorokotse aho ngaho kuri iyo sambu. noneho ubwo ndayigura ndabaruza bampa ibyangombwa ntabwo amafaranga yanjye nyuma noneho bamaze kuza baje kungeza mu rukiko rwa Ruhango. urukiko rutesha agaciro ubugure bwanjye. barangije isambu barayitwara yose kandi uwo nawe yari yarahagutse baragombaga nibura no kumpa yenda n'umunani we cyangwa bakama n'ibyo nakoreyemo. urukiko rwabigenjeje rute? urukiko nyine rwanzuye kuvuga yuko ngo ngomba gukurikirana ngo uwo twaguze kandi ntabwo ngewe nzi aho atuye abana n'uwo muryango nyine. iyo myanzuro yasohotse ryari? yasohotse nko mu kwa gatanu k'uyu mwaka. wowe icyo uri bukore dushakira ayo mazina y'uwo muntu Posiyani. ese mu nyandiko mwagiye mugirana nta n'ahantu hari nimero ze za telefone? oya ahantu zagaragara kereka abo ngabo abo bana babiri nizo nabona baje kumburanya. wowe ikintu uri budukorere nawe abantu ushake telefone ye hanyuma uyiduhe. telefone yanditse y'uwo Posiyani nta nimero yiwe afite nta nubwo nazibona kuko twaramushake turamubura baramunumye ngewe ndamubura kandi kuko ntazi yariye. abo burana nawe se bo baraboneka? bo baraboneka turaburana nyine twaraburanye baraboneka. uzandoberemo nimero z'umwe muri bo? nzabahe nimero zabo? abo bazatumutugezaho kuko ntabwo bayobewe aho se wabo ari. rwose njye nararenganye bankura mu butaka bwanjye. birumvikana wowe icyo ugomba gukora ni ugukurikirana icyo gisambo cyawe kuko cyagurishije imitungo y'umuryango. ni ukushakisha ahantu ari ukareba ko hari ikintu afite cyakurengera hanyuma ukongera ugatangiza ikirego. none se uruhare rwiwe narubura neza? uruhare rwe umuryango se urarwemera? erega biterwa hari igihe baba barasize babigurishije. babigurishije gute se kandi ko isambu ndacyayikorera bamwe ko nzavamo ku ya mbere z'ukwa cumi. none se aho hantu wowe ubundi waguze uri kavukire waho? ndi kavukire waho. urabizi neza ko ahafite uburenganzira? yarahagutse nyine niwe warokotse aho ngaho nyine abamburanye ni abandi baje nyine bavuka bafiteho uruhare mbese. ni abantu ngo kuki se utajuriye? narajuriye nabwo babitesha agaciro rwose baravuga ngo ninkurikirane ngo twaguze cyangwa babyise ko mwaguze mu buriganya?
ariko naguze ku mugaragaro nyine ikirego cyitwa ngo iki ikirego cyitwa ngo iki ikirego barenze batesha agaciro icyangombwa cy'ubutaka bwabyo noneho bukandikwa ku mazina y'abo bana nyine yewe nkavamo kuko ngo ari kwa sekuru noneho njye nkabona kuki batamu uruhare rw'uwo twaguze kandi yarahavukaga warajuriye biranga kandi hari n'ibikorwa byanjye byarimo hari no kuma n'igiceri cy'ijana ngo ningende ngo nimbemo aha icyo tugufasha turaguha nimero z'umuvunyi umuvunyi azabisesengura arebe aho abyerekeza ndazibona gute uratwandikira kuri telefone ngiye kukubwira mu kanya andika 078 yego 25 yego 04 yego 753 yego hanyuma umuvunyi umusobanurire uko byagenze yego ugaragaze n'ibimenyetso bigaragaza ko aho hantu bahafite uruhare bombi yego hanyuma ego babana gufasha no gushaka uwo muntu ubwo ni nawe uzampa nimero zabo bagabo mbabaze aho se waba ari uzampa izo nimero mbaze abo bagabo aho se waba ari sawa aha urumva rero ibibazo by'amakimbirane byo ni byinshi ntabwo twabivamo alo Goodrich alo yego turakumva turakumva urinde urere ndabumva turavugana nande avugana na Kirere werere Akere merereye mu Bugesera ikibazo inyunganizi cyangwa igitekerezo mu Bugesera Kirere rero uri kumva televiziyo kandi ibyo bintu twabibabujije reka twitaba undi alo Goodrich yego narifite ikibazo cy'ahantu nagurize parcelle Intarama kimeze gite naguze muri covid n'umugabo bita Kinaniremi kugira ko umugore we ari inkayobowe n'umugabo w'umutekano wabo ningiye kugura ahandi ahita nkatana atwaye kuri moto ubwo ni ba komisiyoneri b'ibisambo ngiye kwishyura ahandi ahita ndetubona nyine arambwira ngezeyo ngo umugore wari muri Canada n'abana noneho anca amafaranga bitanana yamwishyura yose uko yakabaye icyo namuhaye nanjye nibajije ahantu yaranyatse 1,500,000 ari akantu gato kangana n'ubusa kandi ari n'i Kigali ntarama koko oya hano na hano ni abandi baguze uruhande rwanjye nabo bari baraguze menshi nyuma ya kutuguye arangije arambwira ngo nta kibazo ngo yankunze ngo ndabona ndi umuntu mwiza n'iki tuzaturana ndamwishyura kuko yavugaga ngo frustration ngo urazayohereza nyuma nza gusubirayo gusubiyeyo agakomeza numva afite amanyanga namuhamagara akambwira ngo nyohereze napushije masenge nyohereza 50 nyohereza birangiye aza kudukoresha imitasiyo umugabo uhari wo kwiremba yego atujyana no kudushakira umuvuza noteri w'amanyanga ariko amakuru nza kuneka numva ko umugore we batuye hano Kimironko bari mu makimbirane nimba bari bafatanyije niba siwamenye ibyo ko ariko iyo sambu kuko yariye kuko hari umupolisi wahavuze hari n'undi mugabo hari n'undi w'umucuruzi Kimironko dukorera imisatsi yego
noneho rero hari ukuntu agiye kumureka mbijyanye ku kagari ahita aza yiruka nkaravuga agiye kubinkorera yakoze ayo manyanga yo kuvuga ngo nidushake noteri baramushaka bamwe bamuha amafaranga agenda avanga ibintu sinabikora bigeze igihe cyo gusinya ahita abyanga abyanga avuga iki arabyanga ngo ubwo ntacyo bikoze ngo kubera ko umugore we ngo atabyemera atabyemera kandi yari amafaranga yawe yari yarazanye n'impapuro mpimbano urumva wenda z'umugore ibyo ngicyo ni icyaha gihanirwa n'amategeko kugeza uyu munsi rero yanze kunkorera imitasiyo parcelle irahari ihingamo umuntu nahahaye ariko urumva yuko ubutaka bw'ubwangi uyu munsi uraza kutwandikira kuri ya nimero twabahaye kugira ngo tuzamukurikirane twumve icyo bivugaho murakoze alo Goodrich mwiriwe neza yenda bakeneye cyane rwose bambwira ukuntu nabona nitonda bakeneye cyane ikibazo kimuhoye 078 yego 25 nimero zawe nazanditse ndaza kukuvugisha ihangane mvugishe kuko alo Goodrich ibibazo ni ibibazo ikibazo tuzongera dufate umwanya umunsi kwa kane twongere kwa kane muzabe hafi dukora ubuvugizi ariko n'ubundi tuba tubutanye ntabwo buba buhagaze alo Goodrich alo yego uyu ntabwo ari umwanya w'abana ni umwanya w'abantu bakuru aho tuba turi kugumya kubashakira umukati kugira ngo mubeho neza tunagaruza imitungo abagizi ba nabi baba baragiye badutwara bana rero musubire mu masomo kugira ngo mubashe gutsinda muzahangane n'ubuzima bw'ejo hazaza ariko mwirinda ikibi n'igisa nacyo kwirinda ikibi n'igisa nacyo iyo tuvuga ibyo tuba tuvuga ubwambuzi amashyari kugambirira kugira nabi mugenzi wawe ubujura alo Goodrich alo turavugana nande avugana n'Imana Oziya werereye he Muhanga ikibazo cyangwa igitekerezo Oziya igitekerezo cyanjye yewe nagirana ikibazo na kampani yitwa Emitara kampani yitwa Emitara kampani ikora iki ikora amabuye y'agaciro ikorera he ikorera muri Ruhango yitwa Emitara yahagarariwe n'umugabo witwa Musafiri Matiye ufite nimero ze yego ndazifite binyandikire kuri izo nimero natanze wazumvise yego ariko nagira ngo mbanze mubwire ikibazo cyanjye nawe ikibazo ihutisha iminota yatujyanye ikibazo cyanjye nawe niguriye ahantu ishyamba habonekamo amabuye y'agaciro aragenda acukura tutumvikanye arangije ahita adushyiraho iterabwoba ashaka kwacukura umugabo wanjye afunze umugabo wanjye ubwo nyine urabyumva ntabwo yabaye hafi yinjiye mu kibazo barambwiye bati izangizwa cyose tuzacyishyura ni ukuvuga ngo amakuru yanjye urayasanga hariya kuri TV wanyu ushaka kuyakurikirana n'abanyamakuru barahageze muri Muhanga abacukuzi b'amabuye y'agaciro ni muwe murenge wa Nyarusange si ubwo si Muhanga yego akigiye kuri TV wanyu Muhanga bahita bayakwereka ni umugore witwa Mukeshimana Oziya turaza kukuvugisha alo Goodrich yego
ni kuri televiziyo aha abo bantu bongera bakubwire neza ni kuri televiziyo wari uhamagaye none ubigizemo gushidikanya ubwo naho utaha uzongera uhamagare hanyuma rero hari abantu twahanye isezerano ko bari bunyandikire bakanyoherereza ibyo nabasabye mwahereza 07 kuri 078 25 04 753 ndazisubiramo 07 25 04 753 utabashije gutanga ikibazo cye ibitekerezo ubwo aracyohereza kuri iyo telefone mu buryo bwanditse uburyo bwo guhamagara hanyuma rero mwakoze mugira ibihe byiza ikiganiro Rwanda twifuza n'ikiganiro kiba kwa mbere no kwa kane aho tutakiriye nimero zabo tutakiriye akarengane kabo tuzasubire kwa kane saa 10:15 mwari kumwe nanjye Nkundiye Eric Bertrand.